Mwiriwe mwaramutse mumeze neza. Hari inkuru zikomeje kumbabaza z'ababyeyi bakomeje kwicwa n'impanuka, ibintu bikomeje kubabaza umutima wanjye, ntekereza ko n'abandi mwese ni ukuri mubabara kubera izi nkuru. Uyu mubyeyi rero yitwaga Marie Bernard, akaba yari atuye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, ahantu bita Ikinuzi. Ni ukuri uyu mubyeyi hari igihe wenda urupfu rubaho akavuga ati uyu muntu nubwo uru rupfu yahuye narwo nubwo rwamutwaye ariko basi yahuye narwo, ariko hariho n'undi muntu urupfu rutwara ukabona ko urwo rupfu rwamusanze rwose nta ruhare na rukeya, nta na 0% yabigizemo. Uyu mubyeyi rero birababaje cyane, we n'umwana we. Ikamyo yabasanze mu nzu, ikamyo yabasanze mu nzu. Birababaje inshuti zacu, niyo mpamvu dukwiye kubabwira tuti muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ikamyo yaraje imusanga mu nzu, yari yicaye mu nzu agaburira umwana. Uyu mwana we, umwana mwiza cyane, umwana witwa Olga, ari kumugaburira ntago yumvaga ko hari ikibazo kindi, nta hantu yari yagiye, murumva ko yarabyukiye mu turimo two mu rugo ategura umwana, atunganyiriza urugo rwe. Ikamyo irangije iraza imusanga mu nzu. Ariko ni ukuri izi mpanuka zikomeje kuba ntabwo ari ibintu bisanzwe, urabona ko ari umugambi wa Satani, ari umugambi w'abadayimoni, ari inama z'ikuzimu. Ni ukuri dukwiye gusenga tukirukana izi mpanuka, tukirukana abanyamasengesho, mukwiye gusenga mwirukana izi mpanuka, mwirukana imyuka mibi y'abadayimoni ikomeje gutwara abantu, batwara abantu batabigizemo uruhare. Wenda hari nk'urupfu rushobora gutwara umuntu, ukavuga uti uyu muntu ibyo byose hari uruhare yabigizemo. Tuvuge nk'umuntu ugiye kwiba bakamurasa cyangwa se bakamukubita ikintu agapfa, uwo muntu byanga bikunda nubwo wenda yishwe cyangwa se yapfuye wenda uburyo runaka, ariko nawe hari uruhare yabigizemo. Wenda tuvuge nimba umuntu yasinze akikubita mu muringoti, cyangwa se nimba umuntu wenda iyo arwaye amaze igihe arwaye, umva nibura abantu baba bariteguye bakavuga ati uyu muntu rwose ibyo ari byo byose nubwo arwaye ashobora gukira cyangwa se ashobora gutaha, ko ni ibintu bibiri. Ariko noneho usize umugore wawe mu rugo n'umwana ubasize mu rugo, bari gutunganya utuntu two mu rugo, ugiye kumva wumva telefone ngo ikamyo ibasanze mu nzu, usanze inzu yashwenyutse, yasenyutse. Mwumva ni ibintu kubyakira, no kubyakira ubwabyo biba bigoye pe, biragoye kubyakira. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye kubyakira. Iyi kamyo rero yari itwaye sima ivuye ku Rusumo, ni bya bikamyo binini bitwara amasima iza i Kigali, mbese yari ipakiye sima. Umva yari ifite uburemere bwinshi, yari iremereye cyane, nuko ubwo yari iri gukata nyine, nk'uko polisi yabitangaje ko yari ifite umuvuduko mwinshi. Iyi kamyo yari ifite umuvuduko mwinshi cyane, irangije iragenda iyo mu muhanda birumvikana, ihita isenya inzu ebyiri ndetse yinjira no muri iyo nzu y'aho umubyeyi yari ari kugaburira umwana we witwa Olga, aho bari bicaye ari kumugaburira. Murabona ukuntu inzu zabaye, murabona ukuntu inzu yasenyaguritse, murabona ukuntu uru rukamyo rwagiye rukagira hano hantu, urabona ko ari ibintu biteye ubwoba. Umushoferi nawe yakomeretse, ariko umubyeyi n'umwana basanze barangije kwitaba Imana. Urabona ko uyu mubyeyi yari akiri mutoya kuko yari yaravutse mu 1994, n'umwana yari uwo muri 2003. Urumva
kuko yari uwo mu kwa 12 yari afite umwaka umwe n'amezi 3. Umva ni ibintu bibabaje kuba abantu bakiri bato nk'aba bagakwiye gukorera igihugu n'ukuri bapfa bazize amaherere, rimwe na rimwe ugasanga bazize amakosa y'abashoferi. Abashoferi bose bacu, abashoferi hari amakosa menshi abashoferi bakora. Tujya tubibona turi no mu muhanda, ugasanga umushoferi arimo aradepasa atamanje kureba, arimo aritwara nabi, ukabona ari kugenda atukana mu muhanda, ukabona ari kugenda rwose nk'umuntu wanyweye wasinze, cyangwa se nk'umuntu nk'urumogi. Biba bibabaje buriya rwose, uretse no kuba wenda atahasize ubuzima, ariko urabona ko abatwaye ubuzima bw'inzirakarengane kubera amakosa rimwe na rimwe bagira. Umva rero ngo uyu mushoferi yarananiwe, wenda wasanga yari arimo no gusinzira, cyangwa se amaso ye ari yananiwe cyane, ariko ntabwo ari ibintu byo gushima, ntabwo ari ibintu bishimishije, ni ibintu byo kunengwa, ni ibintu by'akababaro, ni ibintu bibabaje. Urumva rero umubyeyi yari ari kugaburira umwana mu ma saa 7, rwose uyu mwana witwa Urugamba urumva nta ruhare yabigizemo, ari na mama we nta ruhare yabigizemo. Nk'abantu mwe gupfa ni isegonda, gupfa ni itiyerise, gupfa ni umunota ko umuntu ashobora gupfa atabigizemo uruhare. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitegura cyane, tukitegura rwose, kandi n'abashoferi bakajya baringaniza umuvuduko. Abantu bose batwara ibinyabiziga, ari abamotari, ari abanyegare, ari abantu batwara imodoka, bose bakagerageza kuringaniza umuvuduko. Ntabwo rero ari ibintu byo kwakira byoroshye. Uyu mubyeyi yari bushyingurwe mu kanya kagiye kuza, nibwo bari bumusezerere uyu munsi ku itariki 6 z'ukwa 3 mu kanya. Ntabwo ari ibintu rero byoroshye nk'abantu b'abakristo. Rwose ibi bintu iyo ubibonye ubona bibabaje, ubona ko Satani ari gutwara abantu, kandi nubwo bwose nta muntu upfa Imana itabyemeye, ariko buriya hari igihe abakozi ba Satani cyangwa umugambi wa Satani uba ugezweho. Rero ababyeyi b'uyu mubyeyi, cyangwa se umutware we, cyangwa se abo bari baturanye, abavandimwe n'inshuti n'umuryango, twabwira tuti Imana ikomeze imitima yanyu, Imana ikomeze kubagirira neza, ibahe kubyakira, ndetse n'uyu mubyeyi Imana imuhe iruhuko ridashira, imutuze aheza. Imana ibahe umugisha mwinshi, kandi ndabakunda.